Kuva igice cya 16. Bava muri Elimu bakomeza urugendo, iteraniro ryose ry'Abisiraheli rigera mu butayu bw'Isini buri hagati ya Elimu na Sinayi. Ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa, iteraniro ry'Abisiraheli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu. Barababwira bati, iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, tukicaye ku nkono z'inyama, tukirya ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iri teraniro ryose. Maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru iminsi yose. Abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi kuwa 6 bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwane n'ibyo bajyaga bateranya inshuro 2. Mose na Aroni babwira Abisiraheli bose bati, nimugoroba niho muri bumenye yuko Uwiteka ari we wabakuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi mu gitondo niho muzabona icyubahiro cy'Uwiteka, kuko yumvise mumwivovotera. Natwe turi iki ko mutwivovotera? Mose arababwira ati, ibyo biri busohore ubwo Uwiteka ari bubahe inyama zo kurya nimugoroba, mu gitondo akazabaha ibyo murya mugahaga, kuko Uwiteka yumvise kwivovota kwanyu mumwivovotera. Natwe turi iki? Si twe mwivovotera, ahubwo Uwiteka niwe mwivovotera. Mose abwira Aroni ati, bwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose uti, nimwigire hafi imbere y'Uwiteka, kuko yumvise ibyo mwivovota. Aroni akibwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose, berekeza amaso mu butayu, babona ubwiza bw'Uwiteka bubonekeye muri cya gicu. Uwiteka abwira Mose ati, numvise ibyo Abisiraheli bivovota. Babwira uti, nimugoroba muri burya inyama, mu gitondo muzahaga ibyo kurya, mubone kumenya yuko ari njye Uwiteka Imana yanyu. Nimugoroba inturumbutsi ziraza zigwa mu ngando z'amahema, zirahazimagiza. Mu gitondo ikime kiratonda kigota ingando, ikime gishize mu butayu hasi, haboneka utuntu duto dusa n'utubuto duto nk'ikime kivuze kiri hasi. Abisiraheli batubonye barabazanya bati, iki ni iki? Kuko batamenye icyo ari cyo. Mose arababwira ati, ibyo ni ibyo kurya Uwiteka abahaye ngo murye. Ibi ni byo Uwiteka yategetse ati, umuntu wese ateranye ibihwanye n'imirire ye, mujyane ingero za omeru zingana n'umubare w'abantu banyu, umuntu wese abijyanire abo mu ihema rye. Abisiraheli babigenza batyo, barabiteranya, bamwe bateranya byinshi abandi bike. Babigeresheje ikibo cya omeru, wateranyije ibyinshi ntiyagira icyo atubukirwa, n'uwateranyije bike ntiyagira icyo atubirwa. Bateranije ibihwanye n'imirire y'umuntu wese, Mose arababwira ati, ntihagire umuntu uraza kuri ibyo ngo bigeze mu gitondo. Maze ntibumvira Mose, bamwe muri bo baraza kuri byo bigeza mu gitondo, bigwa inyo biranuka. Mose arabarakarira. Bajye babiteranya uko bukeye, umuntu wese ateranya ibihwanye n'imirire ye, izuba ryava bikayaga. Kuwa 6 bateranya ibyo kurya bingana 2 n'ibyo bajyaga bateranya, ingero 2 za omeru z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose, arababwira ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati, ejo azaba ari umunsi wo kuruhuka, isabato yerejwe Uwiteka. Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mubibike birare bigeze mu gitondo. Barabiraza bigeze mu gitondo nk'uko Mose yabategetse, ntibyanuka ntibyagura unyo na rumwe. Mose arababwira ati, uyu munsi murye ibi, kuko none ari isabato y'Uwiteka. Uyu munsi ntimubibona mu gasozi. Mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko wa 7 niwo sabato, kuri wo ntibizajya biboneka. Maze kuwa 7 bamwe mu bantu bajya kubiteranya, barabibura. Uwiteka abwira Mose ati, muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse? Dore ubwo Uwiteka abahaye isabato, nicyo gituma ajya abaha kuwa 6 imitsima y'iminsi 2, umuntu wese aguma aho ari. Ntihakagire umuntu uva aho ari kuwa 7. Nuko kuwa 7 abantu bararuhuka. Inzu ya Isiraheli yita icyo kintu manu, yari umweru igasa n'utubuto tw'ibyatsi byitwa gadi, yaryohaga nk'umutsima usa n'ibango uvuganywe n'ubuki. Mose arababwira ati, itegeko Uwiteka yategetse ni iri, urugero rwa omeru rwa manu rubikirwe ab'ibihe byanyu bizaza, kugira ngo bazarebe ibyo kurya nabagaburiraga mu butayu ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa. Mose abwira Aroni ati, jyana urwabya urushyiremo omeru ya manu, uyibikire imbere y'Uwiteka, ibikirwe ab'ibihe byanyu bizaza, uko Uwiteka yategetse Mose. Aroni ayibika imbere y'ibihamya ngo igumeho. Abisiraheli barya manu imyaka 40, bageze aho bagereye mu gihugu kibabwamo n'abantu,
barya manu bageza aho bagereye ku rugabano rw'igihugu cy'i Kanani. Omeru 10 zingana na efa imwe. Kuva igice cya 17. Iterano ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'i Sini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse. Babamba amahema yabo i Refidimu. Nta mazi yo kunywa yari ahari. Icyo cyatumye abantu batonganya Mose bakamubwira bati, duha amazi tunywe. Mose arababaza ati, murantonganiriza iki? Kuki mugerageza Uwiteka? Abantu bagirayo inyota, bitotombera Mose bati, niki cyatumye udukurira muri Egiputa kugira ngo twicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Mose atakira Uwiteka ati, aba bantu ndabagenza nte? Bashigaje hato bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi ugende. Nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare amazi aravamo, abantu bayanywe. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli, yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Maze haza Abamaleki barwaniriza Abisirayeli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo mugende murwanye Abamaleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamarika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura, Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamaleki bakibagirana mu munsi y'ijuru. Mose yubaka igicaniro acyita Yehova Nisi, aravuga ati, Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya Abamaleki ibihe byose. Kuva igice cya 18. Yetiro umutambyi w'Imidiyani, sebukwe wa Mose, yumva iby'Imana yagiriye Mose n'Abisirayeli ubwoko bwayo, kandi ko Uwiteka yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana Zipora muka Mose. Mose amaze kumusezererana n'abahungu be bombi, umwe yitwa Gerushomu kuko se yavuze ati, nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu. Undi yitwa Eliyezari kuko se yavuze ati, Imana ya data yambereye umutabazi, inkiza inkota ya Farawo. Yetiro sebukwe wa Mose azanira Mose abahungu be n'umugore we, amusanga muri bwa butayu aho yari yarabambye amahema ku musozi w'Imana. Abwira Mose ati, ngewe sobukwe Yetiro nkuzaniye umugore wawe n'abahungu be bombi. Nabo Mose arasohoka ajya gusanganira sebukwe, amwikubita imbere aramusoma, barasuhuzanya binjira mu ihema. Mose atekereza sebukwe ibyo Uwiteka yagiriye Farawo n'Abanyegiputa byose, abahora Abisirayeli n'ibyabaruhirije mu nzira byose, kandi uko Uwiteka yabakijije. Yetiro ashimishwa n'ibyiza Uwiteka yagirira Abisirayeli byose, kuko yabakijije Abanyegiputa. Yetiro aravuga ati, Uwiteka ahimbarizwe yuko yabakijije Abanyegiputa na Farawo, agakura ubwo bwoko mu butware bw'Abanyegiputa. None menye yuko Uwiteka aruta izindi mana zose, kuko yanesheje Abanyegiputa ubwo bishyiranaga hejuru ubwibone ngo bagirire Abisirayeli nabi. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana igitambo cyo kotswa n'ibindi bitambo ngo bitambire Imana. Aroni n'abakuru b'Abisirayeli bose baraza basangirira na sebukwe wa Mose imbere y'Imana. Bukeye bwaho Mose yicazwa no gucira abantu imanza. Abantu bahagarara bagose Mose, bahera mu gitondo bageza nimugoroba. Sebukwe wa Mose abonye ibyo akorera abantu byose, aramubaza ati, ibyo ukorera abantu ibi ni ibiki? Niki gituma wicara uri umwe abantu bose bagahagarara bakugose, bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba? Mose asubiza sebukwe ati, nuko abantu baza kuri nge ngo mbabarize Imana. Iyo bafite amagambo baza kuri nge nkabacira imanza, nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Sebukwe wa Mose aramubwira ati, ibyo ukora ibyo si byiza. Ntuzabura gucikana intege n'aba bantu muri kumwe, kuko binaniranye biruta ibyo washobora gukora wenyine. None umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama Imana igufashemo. Uba ari wowe mushyikirwa w'amagambo w'abantu n'Imana, ujye ushyira Imana imanza zawo,
kandi ujye ubigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse, ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora. Kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza, bubaha Imana n'inyangamugayo, banga impongano, baho ubutware, bamwe batwara 1,000, abandi 100, abandi 50, abandi 10. Bajye bacira abantu imanza ibihe byose, kandi urubanza rukomeye rwose bajye barukuzanira, ariko urubanza rworoheje abe ari bo baruca. Niho uziyorohereza umuruho, nabo bazajya bafatanya nawe. Nugira utyo Imana ikabigutegeka, uzabishobora, kandi ubu bwoko bwose buzajya ahabwo ufite amahoro. Mose yumvira sebukwe, akora ibyo yamubwiye byose. Mose atoranya mu Bisiraheli bose abashoboye ubucamanza, abaha gutwara abantu, bamwe ngo batware 1,000, abandi ngo batware 100, abandi ngo batware 50, abandi ngo batware 10. Bakajya bacira abantu imanza ibihe byose. Imanza zikomeye bazizaniraga Mose, ariko izoroheje zose bakazica ubwabo. Mose asezerera sebukwe, asubira mu gihugu cy'iwabo.